Kristo bavandimwe, uyu munsi tugiye kuganira umubyeyi Bikira Mariya. Ndagira ngo turebere hamwe ku byabereye ahitwa i Loreto, ashobora kuba ari mu gihugu cya Espagne, sinibuka neza, ariko Bikira Mariya yabonekeye umubikira bita Lucia. Icyo gihe hari ku itariki 10 z'ukwa 12 mu 1925. Kuri izi tariki 10 rero z'ukwa 12 buri mwaka twibuka umubyeyi wacu w'i Loreto, Bikira Mariya nyine, umubyeyi wacu w'i Loreto, tunazirikana kuri ubwo butumwa yahatangiye. Bikira Mariya rero yabonekeye uwo mubikira bita Lucia, amusaba ko abantu bagira ubuyoboke ku mutima we utasamanya icyaha, ukikijwe n'amahwa. Noneho Bikira Mariya amusaba ko buri ya gatandatu 5 ya mbere itangira y'umwaka, abantu bagira ubuyoboke bwo guhumuriza umutima we wakomerekejwe n'ibyaha by'abantu, ari byo blasphemy cyangwa se ubutukamana and ingratitude, ari byo kuvuga ukudashima. Ubwo rero Bikira Mariya yabonekeye uwo mubikira, amwereka n'umutima we nyine ukikijwe n'ikizingo cy'amahwa kiwushishimura, umutima we utasamanya icyaha, bitewe n'ibyo byaha abantu bakora nyine bya blasphemy cyangwa se ubutukamana, kutubaha Imana rwose ku mugaragaro, ukavuga amagambo mabi ku Mana ubizi kandi ubishaka, ndetse no kudashima. Bikira Mariya rero yasezeranyije uwo mubikira ko uzagira ubwo buyoboke wese, ni ukuvuga uzamara amezi 5 buri wa gatandatu wa mbere w'ukwezi, mpaka amezi 5 ashize, agira ubuyoboke kuri Bikira Mariya, akora ibintu bikurikira: gusaba penetensiya, guhazwa, kuzirikana kuri rozari, nibaza ari nko kuvuga ishapure imwe, noneho ukamedita ku mibukiro 15 ya rozari mu minota 15. Ibyo byose ukabikora uhongerera bya byaha by'ubutukamana no kudashimira abantu bakora, bikahabaza umutima wa Bikira Mariya. Uzabikora wese, uzagira ubwo buyoboke, Bikira Mariya yasezeranyije ko azamuha inema zihariye ku isaha ye ya nyuma y'urupfu rwe. Hanyuma nyine akagufasha mu gihe
cy'isaha yawe ya nyuma y'urupfu kakakuba hafi. Ubwo rero bavandimwe, murumva ko ntacyo umubyeyi wacu Bikira Mariya adakora kugira ngo adukize urupfu. Hari abantu rwose wagira ngo ntibajya batekereza ko bazapfa, ugasanga nta kintu na gito akora mu byerekeranye n'ubuzima bwe bwa roho. Ijuru ririho n'ukuzimu kuriho. Icyo wahise muri ku isi nicyo rwose uzakira, ntugire ngo hari ukundi bizagenda. Niba ntacyo ukora ngo ubashe kuzagirirwa impuhwe nk'ibi byose umubyeyi wacu Bikira Mariya aba yakoze kugira ngo arebe ko abana be nyine twarokoka, ariko ugasanga ntacyo ubikoraho wowe, mbega ntushaka no kubimenya. Nuko nyine ubwo uzakira icyo wahisemo. Ubwo rero ku byerekeranye n'ubu yo kurumva ko nanjye mbibabwiye muri uko kwa 12 kugira ngo uzatangire umwaka, kuko yavuze ko ari iya 6 5 ya mbere, iya 6 ya mbere 5, ngo ni mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 5. Noneho buri kwezi uwa 6 wa mbere w'ukwezi ugakora ibi bintu yavuze: gusaba penetensiya, guhazwa, kuvuga ishapule ya rozari no kuzirikana ku mibukiro yayo igihe cy'iminota 15, ukabikora uhongerera ibyo byaha nyine bya blasphemy na ingratitude, mbega ubutukamana no kudashimira, bibabaza umutima wa Bikira Mariya udasamanya icyaha, uzira inenge, umutima wa Bikira Mariya uzira inenge. Ibyo rero uzabikora akabikurikiza rwose. Ntabwo Bikira Mariya ni umubyeyi wacu mwiza cyane, ntabwo yakinaga. Nyine twebwe ducibwa intege nuko tuteza tubona imbuto z'ayo masengesho dukora ako kanya, ngo tubone ingaruka zayo ako kanya. Rimwe na rimwe ugasanga biduciye intege, bitumye tutabaseriye, ariko ntabwo ab'ijuru babeshya, ibyo byizere. Ubwo rero nejejwe no kubagezaho iyi reminder cyangwa se ubutumwa muri uku kwa 12, kugira ngo umuntu ufite gahunda ushaka nyine kwiyambaza uyu mubyeyi Bikira Mariya abikore guhera mu kwa mbere, mu kwa 2, kwa 3, kwa 4, kwa 5, anategure kuri uyu wa 6 wa mbere w'ukwezi paruwasi najyaho cyangwa se ahantu najya nkabasha kubona penetensiya, naha binyoroheye, ngahazwa, nkavuga rozari, nkanazirikana ku mibukiro yayo iminota 15, ukabishyira muri gahunda, kuko iki ni igikorwa cyo kwicungura nyine, cyo gukiza ubuzima bwawe. Ubwo rero bavandimwe, nababwira iki? Uwumvishe ubutumwa wese, iyi video wese, agira icyo akora, kandi iyi nkuru nziza nk'iyi ntabwo ari iyo guhishira, umenyeshe n'abandi bose, kugira ngo twese tuzabashe gushyika mu ngoma y'ijuru, ntihagire n'umwe uzatuvamo ngo Sekibi amwibe. Murakoze rero, ngomeze kugira icyumweru cyiza.